aya mahugurwa rero tumaze igihe akorwa mu mirenge yose uko ari 7 igamije gufasha imiryango ikirangwamo amakimbirane kubasha kumva imiterere y'ibibazo byabo, bakaba babasha no kumva ko ubwuzuzanye ari umuti ushobora gufasha umuryango gukomera no kugira ejo hazaza heza. RWAMREC ni umuryango utegamiye kuri leta ugamije kubaka ubufatanye n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore mu kubaka umuryango na sosiyete nyarwanda muri rusange. Ku nkunga ya Norwegian People's Aid, RWAMREC yashyize mu bikorwa umushinga ushishikariza abagabo gushyigikira abagore. Abagabo bakagira uruhare mu gukangurira bagenzi babo guca burundu ihohoterwa rikorerwa abagore no kuba intangarugero mu guhindura imyifatire mibi yemerwa nk'iya kigabo, ahubwo bakagaragaza imyitwarire y'umugabo nyawe urangwa n'amatwara meza. Uwo mushinga ukorera mu mirenge 7 yo mu karere ka Rulindo ariyo Base, Burega, Bushoki, Cyungo, Ntarabana, Rukozo na Shyorongi. Muri urwo rwego ukaba warateguye amahugurwa y'abagabo n'abagore mu rwego rwo kubaka ingo z'amahoro. Aya mahugurwa agamije no kwigisha na approach RWAMREC ikoresha yitwa MenEngage, ni kuvuga gukangurira abagabo kugira uruhare mu bikorwa bitandukanye biteza umuryango imbere, biteza uburinganire hagati y'umuryango, bikaha amahirwe umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa mu muryango. Ikindi cy'akarusho cy'uyu mushinga Ending Domestic Violence igamije no kureba intambwe imiryango igenda itera uko iminsi igenda n'ubufasha butandukanye butangwa, ku buryo tubasha kuvuga tuti nyuma y'igihe runaka umuntu nawe ashobora guhinduka akahinduka imboni yafasha indi miryango yanyuze muri ibyo bihe. Ubwo RWAMREC n'ubundi ifatanya n'urwego rw'ubuyobozi, ubuyobozi bugatanga liste y'ingo zibanye nabi, niho twebwe imboni za RWAMREC tukabasha kuzijyamo tukazinjiramo tukamenya mu by'ukuri ikintu bapfa. Noneho rero RWAMREC barayikunda cyane ko RWAMREC nta gihano igira, RWAMREC nta gereza ifite, ku buryo bisanzura bikomeye cyane bakavuga ibibazo bafite nta ntete ntagire n'ikintu bahisha. Nkurikije ibikorwa bya RWAMREC uko mbibona cyangwa se uko mbona RWAMREC dukorana nk'umufatanyabikorwa w'akarere mu bijyanye cyane no kurwanya ihohoterwa ryo mu ngo cyangwa se kubaka ingo z'amahoro, ariko hanini noneho umugabo abigizemo uruhare rugaragara, mbona baradufashije cyane. Hashize imyaka igera nko kuri 2 RWAMREC ikorera mu karere kacu ka Rulindo, ariko aho twari turi imbere ugereranyije naho tugeze ubu ngubu hari byinshi twagiye twunguka. Umubare w'ingo twari dufite zari zifite amakimbirane wagiye ugabanukaho RWAMREC yagiye inyura, cyane habayeho kubanza guhindura imyumvire ku bijyanye nuko abantu babumva ihame ry'uburinganire, uko umugabo n'umugore buzanya mu ngo zabo, uko bakemura ibibazo bijyanye no kubaka urugo rwabo, ugasanga bidufasha cyane. Uyu munsi warugenewe cyane gutinyura abashakanye kugira ngo babashe nabo ubwabo kuvuga kubona ibibazo byabo, inkomoko yabyo. Hanyuma umunsi wa kabiri akaba ari umunsi abashakanye baganira no mu matsinda bakasesengura noneho ibibazo bikunze guhura mu ngo n'imyifatire nimwe ikunze kugaragara hagati y'abagabo no hagati y'abagore, bityo hagafatwa n'ingamba z'uburyo iyo myifatire ishobora noneho guhinduka ikaganisha noneho mu kubaka ingo z'amahoro, harebwa inyungu z'abagabo, z'abagore n'abana mu muryango. Aya mahugurwa duhamya ko azabafasha muri byinshi, cyane ko muzi ko icyerekezo cy'igihugu ari iterambere ry'umuturage. Siko bimeze? Hari umuntu mukeka ko umuntu ubana na mugenzi we bakimbiranye bashobora gutera imbere?
twatangiye ku wa gatanu w'icyumweru gishize kuri 12. Izo ngo zose tuzitumira mu murenge tubonana nabo barinigura pe, byahereye mu gitondo kugeza saa 10 inama yarangiye saa 10. Bumva badashoboye no gutaha, nibwo twafashe iyi gahunda tuvugana na Rwamrec kuri iminsi 16 y'ubukangurambaga mu kwamagana ihohoterwa bishingiye ku gitsina, icuruzwa ry'abantu. Muri iyi minsi baratugeneye iminsi 2 yo guhuza zango twarangije kubona zibana mu makimbirane kubahugura. Uyu n'umunsi wa mbere urangiye kandi babona ko birangiye neza, abantu batangiye guhambuka, barasa neza, barayicaranye, buri wese aravuga ikimubangamiye ku buryo igisubizo cyaboneka mu muryango wabo bafatanije. Aya mahugurwa naje kwigamo kubera amakimbirane munageraga mu rugo ndikubona njyaranyigisha cyane, yewe wagira ngo nimo gusezerana bundi bushya, njyewe umutima wanjye nkaba nashye gukeye, byakomeza kugira ngo urugo rwanjye rugire amahoro, tubanemo neza nta makimbirane mfitanye n'umugore wanjye n'abana banjye. Ubwo iwanjye habaga amakimbirane cyane cyane ashingiye ku mutungo. Ubwo noneho aho amahugurwa bampaye yangiriye akamaro cyane, njye n'umufasha n'umutware wanjye. Tuvuye hano twiyemeje ko byatezaga umutekano muke iwacu tugiye kubirandura burundu. Icyizere mfite cyo kuba ari buhinduke nuko yatinyutse kuza hano, gusa muri we yumvaga ko nagera imbere y'ubuyobozi arafungwa ku bw'amakosa afite, ariko Imana ishimwe ubwo nawe yahabaye akabyumva akamenya uburyo ki umuntu yitwara mu rugo, nuko abantu bafatanya kugira ngo bubake umuryango nyarwanda. Buriya hari igihe hari ikizahinduka muri uvuga ngo ni nko kubwa gutyo naje n'imwe yakatama n'imwe inzoga, ibyo ntabwo nabona umwanya wo kujya gutegura, ibyo ntabwo byashoboka. Ariko mu by'ukuri numvishe yuko ari ukubanza kugenda gake, tugahera kuri noneho tukajya kuri ibyo tugaheruka none hehe kuri kamwe gakeya, ariko bya bindi byarangiye twanabikoze ndetse twese twishimye. Numvishije yuko ngiye gufata ingamba nk'umuntu w'umugabo nkubaka urugo rwacu, ndetse numvishe yuko urugo n'urw'abantu batatu, hari umugabo, hari umugore, hari n'umwana. Ubwo ni ukuvuga ngo ugiye guhindura imyumvire, noneho twubaka urugo rwacu mu muryango mugari mwiza, tubane mu rukundo. Baje tugeze nko kuri navuga yuko twari turi nko kuri 60%. Ubu navuga ko aho banyuze tumaze kurenga 80%. Byumvikana ko dushobora no kuzagira ubwo twaba twarenga 90%, kuko aho banyuze abaturage benshi bamaze kwigishwa. Nabura umurenge umwe bagiye banyuramo ufite imboni zirenga 30 muri uwo murenge zishobora kugenda zifasha muri ibyo bikorwa byo kubaka ingo z'amahoro, ku buryo rero dufite icyizere yuko dushobora kuzarenga 90% aho Rwamrec ikorera. Turashimira Rwamrec yaduhaye amahugurwa tutatekerezaga ko yakabayeho mu murenge wacu, none kuba nayagezemo byonyine ni iby'agahebuzo birenze. Nge nta n'ikindi nakora uretse kwishimira cyane n'Imana bidufashijemo rwose, ndumva nishimye. Wenda bagize amahirwe yo kugira ngo tuze muri ano mahugurwa tubaye bake, ariko icyo nifuza ni uko buri munyarwanda wese aya mahugurwa yamugeraho, kugira ngo nawe azabashe kugira icyo akuramo, kuko ahantu hose hagiye hari ibibazo bimwe na bimwe mu byo twumvishije. Kwiga no guhozaho ntago wavuga ngo iminsi 2 irahagije. Kuba bahuguwe gutya ntibizarenge nk'igihe bakongera bagahugurwa, aba bandi barangije gukira nibo bazadufasha no ku kindi cyavuka, kuko ntago wavuga ngo uyu munsi bafite ikibazo bagiye kuba muri paradizo. Uyu munsi ushobora kuba bakemuye ikibazo kimwe, ejo bakazabona n'ikindi batiteguye, bakazabona uko bahangana nacyo. Nibyo koko iminsi 2 kugira ngo uhugure urugo ntago biba bihagije, ariko uba nibura watanze imirongo migari yarikwiye kwibandwaho kugira ngo ubake urugo rw'amahoro. Umurimo ugiye gukurikiraho ni umurimo w'imboni. Dufite imboni twahuguye, dufite n'abayobozi b'ibanze twahuguye, abo bose ni umusanzu dufite muri communauté, muri buri mudugudu, muri buri kagari. Umurimo wabo noneho ugiye kuba uwo gusura imiryango y'abashakanye bahuguwe, kugira ngo barebe niba hari impinduka koko yabaye nyuma y'amahugurwa. Bityo dufite icyizere ko i Rulindo ibibazo by'ingo zibanye mu makimbirane bizagabanuka mu buryo bushimishije.